Shalom ku bakunzi ba The Blessing Show. This is The Blessing Show. Shalom, shalom, shalom. Abakunzi ba The Blessing Show ndabakunda cyane cyane cyane. So, uyu munsi ni Valentine. So, here I have my guests. Ariko namwe nizere ko zabagezaho zitagezeho muze nyine mbahe aka one flower karabyo kamwe nakaba hano kuri cyangwa tubiri dutatu tune nta kibazo nditeguye gusangira namwe kuri uyu munsi kubera ko murankunda nanjye nkabakunda siko bimeze. So this is the gift from my love of my life. Yes, sinzi kirimo hano ariko banange wanditse ibiki hano wanditseho duki nubashaka gusoma kano gakadi karimo ariko ntago binkundiye ngo bell flowers sinzi ibintu byanditseho from what to do what ariko I'm really happy today. Ndishimye cyane kandi nizere ko namwe mudukurikiye muri kurezerwa cyane siko bimeze. Ikirenze kuri ibyo kundo ukomeze kuganza muri twebwe nyine tu nari kuvuga ngo abantu batatanze ururabo cyangwa iki ni murakare ni mubabare abo batahaye gift ni mugira umushiha nago ndi kubatera ishyari ahubwo ndi kubabwira ngo mwese murusheho kuryoherwa ushobora kuba atari ururabo ariko akaguhamagara akakohereza ubutumwa bwiza akakohereza aka message karyoshye utugambo twiza cyangwa akugurira fanta cyangwa kaji please ukakirana umutima mwiza kandi unezerwe ntugire ishyari niwumva urakaye ukomeze umukunde kuko icyo afite ni cyaguha sibyo naho kaba ka message just wumva unezerewe kandi uguwe neza ndikubabwira ngo munyurwe na dukeya bari bahe cyangwa byinshi ibyo baguha byose unezerwe. Ku nshuti za G-Squared, ku nshuti za The Blessing Show, mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo ndetse no mu izina ryanjye na Big Boss. No kuvuga ngo uyu munsi ni umunsi w'abantu bakundanye, ni umunsi wa Valentine Chessman. Jongo hobere so. I like that. Mvuze ngo urashaka ururabo? Take this one. Yes, tuhaye ikaze Imana umugisha ko twongeye kuza none ko tuganira. So Imana igumugisha kuba ugiye kuduha umwanya mu kiganiro cyanyu babyeyi. Namwe mwakoze cyane ko twitabira. Naho ni nari butumire kuri uyu munsi atari wowe. Ari uyu munsi wabaye. Umunsi wabaye umunsi w'abakundana. Abantu bakundana. Urumva abantu bakundana mwese abantu yaba ari famille yaba ari mama yaba ari papa mama yaba ari papa yaba ari inde abantu bagira urukundo muri rusange. Ni umunsi wagenewe abantu bakundana urumva ariko bagakundana nyine bakitanaho kohereza message ukambwira Valentine nziza ibintu nk'ibyo ukambwira utugambo twiza ubundi Valentine it's not all about the gift sibyo it's all about the love. Cyo nabonye cyo according to Julie according to you apana to me according to Julie Valentine is about girls. No. Yes. Okay. Kubera ko as you have seen I have given her some flowers, some gifts, you know. Thank but you. she doesn't give me anything. So urakoze. Umva impamvu ko yambwiye ngo ni Valentine y'abakobwa gusa. No, ariko ubundi okay. Ubundi abatipe kuri Valentine abasore nibo mwakabaye kuba nimwe muyikorera abakobwa mu rundi ruhande. Nagari byo ariko nagari byo kuko wibihakanya. Mbwire ko impamvu atari. Turakundana twese sibyo. Mbwire impamvu atari byo. Kandi ubyumve neza kuko ahantu naciye wenda naguze ibyo naguze byose ngasanze abakobwa majorite abakobwa ni bari baje kugura nyine abakobwa dukunda bari baje kugura abasore babo nyine abakobwa dukunda like kuki wowe utagize urumva nyine wowe impamvu akira anyway ntabwo ari ukubera ko kuki uzi impamvu se ni wowe ari kubyizera wenyine ntabwo ari njyewe ariko nkeka ko ntabwo okay simbizi ariko n'abakobwa tugomba kubikora impamvu nuko kuki utabikora njyewe impamvu nabikoze no kubera ko ngukunda ibihe byose kandi ikindi gift nshobora nko kuzayiguha iyo nayiguha bwari bwire nta kibazo n'ukuri ntacyo byari buntware n'ukuri ntacyo byari buntware cyo bumva ko
Okay. So kuri wowe Saint Valentin ni iminsi nk'iyindi? Oya, no, ntabwo ari iminsi nk'iyindi ariko urukundo ruba mu bantu ibihe byose. Nimba nk'uko ntabwo bivuze ngo umunsi ni. Nyine icyo nkubwira ni kimwe. Hari nyine nk'uko abantu bose babyizihiza cyangwa se babiserebura, sibyo? There's something shows that thing, that day. Something flowers, something gift, something. But for you, kuri wowe mu myumvire yawe wambwiye ko it's all about God. Ariko se reka nkubwire nawe tujye mu buzima busanzwe. Umuntu afata urabyo nkari umutipe kweri? Why not? Tell us please, why not? Ururabyo. Okay. Not flowers. Tugende dumusohokane ungurire icyo kurya cyangwa ungurire like inuza ariko ururabo. Kubera yuko Saint Valentin akenshi mu ureme mu mujyi abagiye babigaragaza indabyo ahantu hose indabyo ese koko nuko tuzi ko abakobwa dukunda flowers. Don't give us flowers, give us anything that shows that you know. Yesterday was birthday. No, yes. On birthday nakwandikiye message, that was the gift. So for you, you took advantage of having 2 days in one. Okay, ese umuntu yavuka kuri Saint Valentin agakora na Saint Valentin ariko nyine nabutse Saint Valentin buri minsi ibiri. So urumva yuko so you take advantage of those. Ntabwo wafata uhuriza. Thank you. Nabihurije hamwe ntabwo wafata Saint Valentin. I will combine things next week. Next time I will combine. Ngo ngo nje ntabwo nari bufate nta birthday nari mfite nta cyeso nayifatiye hamwe. Birthday naki byose muri gift imwe ndayiguha ndambwira aha please take the gift. Ariko mu byukuri ntabwo nafata ururabo ngo nduguye. Ntabwo bimbi making a sense kuri wowe ariko ko kuri side yanjye sibyo kubera ko umutipe ururabo kuri umuhaye n'igihe ruta nko mu muhanda kigenda kuko aba yumva ari ikintu ariko umukobwa kurubona wowe ugiye kuzirya uzimpamvu se no nuko twebwe mu buzima busanzwe dukunda utuntu turabo dukunda utuntu sinzi uburyo nabivuga se ndababwiye ko twebwe tutadukunda question answer me Cheswe niho kubona who told you oyereka ngurujye answer me for the first question told you no buryo bwo kububaka nyine twebwe ubundi dukunda turi na bible rero nyuma basi nshakira nk'ikintu kiraho kiri mekanike ukuntu ngo ngibi kimwe imyumbati cyangwa nk'ibisho ejo umuntu abonye washarinze ifoto yafashe amapine y'imodoka korane ayafunga nyine muri gift ngo niyo nzaho umugabo wanjye so something mechanical, something physical, something touchable, you know, not flowers. Uzi ikintu ngiye nagukorera ni ukugufata nkagenda tugende kuri station sibyo ugiye kumwera ntuzuzemo nuza isanzwe amadoka nibahita tugenda kuri station twuzuze iyo niyo gift ngiye kumuha twuzuze sibyo se tugenda twuzuze gift noneho imodoka isanzwe ndayemeye rwose full tank sibyo full tank ndayemeye umbwire nuza then ngewe nsinye bayishiremo umwe wuzuze ubundi ugenda ubundi iyo niyo gift mechanic tudoshaka iyo niyo mechanic yenyine nako kanabyenda jya ku bantu mwese mudukurikiye anything game mba numva ikintu cyose wakorera umuntu cyangwa se si ngombwa ngo bibe Saint Valentin gusa Saint Valentin ni umunsi ko n'ubundi iyo usobanuye neza ni umunsi hari umupadiri nyine byavuye witwa Valentine ubutazi amateka ya Saint Valentin yajya ku buryo bw'agashaka ni Steph umupadiri witwaga Valentine hari igikorwa runaka yakoze cyatumye uwo munsi nyine witirirwa izina rye sibyo ntabwo ari umunsi bivuga ngo nibwo rukundo ruba ruhari cyangwa se ngiki oya urukundo ruba ruhari day by day uko wamuha gift umusoro wose niyo byose nuko nyine byagiye mu mutwe nyine abantu bagira ikintu baserebra ni byiza ko mu buzima baye ikintu umuntu aserebra kumva ari ikintu nyine ari proud of akaba nyine ari ikintu nyine uwo munsi ukagihabwa nyine ukagihabwa value ariko ntabwo bikuraho ko anytime you can do something for someone you love. Sure. So nukuvuga ngo ku bantu badukurikiye nimba umuntu mukundana atigeze aguha wenda nk'ikintu runaka. There is no problem as long as you know him, you know her. There is a way you mubayeho. Uko biri kose hari ikintu runaka mwese muziranyeho. Okay, hari n'abatabikunda by the way. Hari n'abakwiye gucelebrate. Ya utabigira big deal nyamuneka. Utaza kuvuga ngo ni wamaye ngo nge nabonye abandi postinga ibikini. Erega buriya byaranaje nje gucura no kuguringa ugakora akarabyo kakapostinga nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Ni ikintu kibaho. Okay, nagari ibintu byakabaye big deal cyane ariko nyine ubishoboye arabikora utabishoboye nta mpamvu nta cyaha kirimo nta mpamvu pe wenjoy ngo wumve wishimye mu buzima bwawe so kuri Saint Valentin ngiye mbifata eka nkubwire ngiye uburyo mbifata nk'umunsi wa weekend like urabizi muri weekend umunsi n'umunsi wo kuruhuka sibyo
so iyo uruhutse nyine just ufata umuntu wenda mukundana mugasohoka mukanywa agafanta ibintu nk'ibyo none iminsi yindi wabikora ariko nyine kubera ko umuntu aba ari bize ukuntu ariko yenyeka ko community cyangwa se abantu societe yafashe wenda uwo munsi kugira munini cyane nk'uko wizihiza Noheli uko wizihiza New Year ni umunsi ushaka kugufasha wenda kongera gutekereza cyane ku rukundo rwanyu rwa babiri yego ariko bitavuze ngo indi minsi ntabwo byemeye kubitekereza kuya nibibe ibintu binini cyane sibyo ni habemo n'amakosa wenda ashaka kuba muri uwo munsi muri uwo munsi behave be mature be mature mugerageze kuko ushobora gusanga abantu bafata uyu munsi ugasanga bishobora kwangiriza ubuzima bwawe utabyitwayemo neza cyangwa se bikakwicira gahunda utapanze sibyo ukaza nyuma yaho noneho nyuma y'uyu munsi wa Valentine ugatangira uvuga ngo Valentine ntabwo azajya kubera iki ukajya wicuza ngo kubera iki ngo ngiyo menya ngo simba naragize gute kubera ko wagiye wese wafashe umunsi ugira nkaho wabaye ikigirwamana uravuga ngomba gukora ibintu bidasanzwe ibintu bibiri bizarre ukuntu nyine ukumva ko witanze wese ariko gira limite gira ubwenge muri byose ukora mwishime ariko mwibuke ko hari ibintu bishobora kubaho iyo byabaye too much bishobora kukwangiriza ubuzima cyangwa bigatuma uvuga ngo iyo mbimenya kandi yari umunsi w'urukundo so mwese ku ruhande rwanyu ku basore ndetse no ku bakobwa behave tugerageze gukundana ariko mu buryo bwiza kandi buhesha Imana icyubahiro kandi nanone ugeze gutera bwubahana hagati yacu kunyubahunye nkubahe dukundane twishime umunsi wacu uko byagenda kose ariko tutaza umunsi nurangira ejo cyangwa ejo bundi bitazaba ibibazo cyangwa ugafata nk'amafaranga yose ukayamarira kuri Valentine we ntabwo byaba ari byo kandi uko bigenda kose uba umunsi wanyu kandi atari umunsi wa nyuma ni ikimenyetso nyine kiri aho ngaho kiri muri societe muri rusange bamwe bagikunda abandi ntibagikunde abandi bagikora abandi ntibagikore uko kiri kose ntaho kibangamiye nacyo cyangije ariko hari n'ibyo cyakwangiza so biba byiza ko mwebwe mu rukundo umwe wese nyine murizi uko museba n'imwe mubizi ariko make sure ko you are safe you are safe make sure yuko mumeze neza mwese kuri side y'umukobwa ndetse n'umuhungu you are happy kandi mugorane mworoherane mukomeze hari ibindi se nta bindi rwose twavuga ngo twabifuzaga nyine umunsi mwiza wa Valentine n'abantu nyine mudukunda kandi natwe tubakunda bigerageze turinda n'abandi bose so turabashimiye turabakunda cyane hano hantu tuba turi buri gihe mukora kubona ni kuri Kasakeza ni hano munsi ya umuhanda wa Minagiri umuhanda uri munsi yawo umuhanda w'igitaka iyo ukomeje gato ukagera imbere ubona akapa ka Kasakeza ni ahantu heza kaza umunsi nyine uzabyemerewe uzaze n'umuntu wawe it is free uraza haratuje hari romantique anyway haratuje ni ahantu heza ho gusohokera kandi hacecetse nta kavuyo nta kajagari kenshi umuntu bita Seta azakwita Seta ni umuntu w'inyanga so ku bantu mwese rero mudukunda kandi mutwifuriza ibyiza natwe tubifurije ibyiza turabakunda cyane God bless you